Nitwa Seri Makire Uwamariya nkaba ndi umubikira mu Bernardine. Namenye rero Tereza ndi mutoya, nigaga muri segonderi mu mwaka wa gatatu, mumenya mubwiwe n'umupadiri. Umupadiri wampaye igitabo cye cyitwa Histoire d'une âme, arambwira ati ngiye kuguha inshuti kandi uzayikunda, izaguherekeza mu buzima bwawe bwose kandi nzi ko izakwigisha inzira igana Imana. Icyo gitabo rero naragisomye, ngira ngo nagisomye inshuro nyinshi zishoboka, koko Tereza mubonamo inshuti yamperekeza mu rugendo rw'ubukristo. Hari ibyo rero yanyigishije ngira ngo mbasangize. Icya mbere nuko nabonye Tereza ari umuntu wavutse mu muryango, agakunda ababyeyi be, agakundana n'abavandimwe be, ku buryo no kujya kwiha Imana byaramugoye, kuko yibazaga uburyo azasiga se, uburyo azatandukana n'umuryango we, ndetse n'ubwo agiye mu biyeguriye Imana yahasanze abo bavukana, ariko akavuga ati ntabwo ngiye kubera bo, ngiye kubera Yezu. Ariko yakundaga umuryango we cyane. Ibi rero byamaye imbaraga zo gushimira Imana kubera umuryango wanjye. Burya urukundo dushobora gukunda Imana turuvana mu muryango. Niyo mpamvu Tereza yakwigisha ababyeyi b'uyu munsi gutoza abana bakiri bato ibyerekeranye n'ukwemera. Iyo tuvuze Tereza w'umwana Yezu, twongeraho ko ari uruhanga rutagatifu. Urwo ruhanga rw'Imana navuga ko yarusobanukiwe akiri muto, ariko ahereye ku ruhanga rw'ababyeyi be. Burya iyo ufite ababyeyi beza, kumva Imana birakorohera. Ariko iyo ufite ababyeyi barwana, iyo ufite ababyeyi bangana, iyo ufite ababyeyi bahora mu nduru, no kumva Imana birakugora, kuko tuzi ko n'ijambo ry'Imana ritubwira ko Imana ari umubyeyi. Ikigereranyo rero cy'urukundo Imana idukunda, kenshi Bibiliya igiheraho ihereye ku babyeyi, kuko ubundi umubyeyi mwiza ntawe umurusha urukundo ku mwana we. Tereza rero yampaye no gukunda umuryango, kuko umuryango ari ijuru ritoya, ari kiliziya ntoya umuntu yigiramo imyitozo y'ubutagatifu. Nkaba nshimira Imana kubera ababyeyi banjye, nshimira Imana kubera abo tuva inda imwe, nshimira Imana kuko iwacu mu rugo nahaherewe urukundo rumperekeza mu buzima bwanjye bwose. Tereza kandi namumenye ndi mutoya, bituma antoza inzira y'ubutagatifu. Byatumye nanjye nifuza kuba umutagatifu. Akenshi iyo umuntu avuze ko yifuza kuba umutagatifu, usanga abantu bamuseka, bavuga yenda ko yikujije, cyangwa se ko yararikiye ibihanitse cyane. Ariko Tereza ni umutagatifu wo mu buzima bworoheje, mu tuntu duto twa buri munsi. Wenda ndi ku muhanda nabuze imodoka, nkamubwira nti Tereza nshakira imodoka. Rimwe nari kumwe n'umubikira twabuze imodoka, mbwira uwo mubikira ntireka dusabe Tereza imodoka. Aranseka cyane arambwira ati ariko nawe urushya abantu bo mu ijuru. Ariko tukibivuga, imodoka y'umuntu tuziranye iraza, ihita idutwara itugeza aho twajyaga. Bigaragara rero ko Tereza ni inshuti yacu mu buzima bworoheje bwa buri munsi. Amazi yabuze, nkabwira Tereza nta mazi yabuze, wadusabiye Imana amazi, ko wavuze ko uzashyira mu buzima bw'abantu uturoza tw'urukundo. Hari yenda ikibazo, abantu batinze guhembwa, nkasaba Tereza ntiwambabariye abantu bagahembwa. Mbese usanga Tereza ari umutagatifu woroheje, ku buryo abantu iyo bamuhamagaye mu tuntu dutoya. Ndibuka njya gukorera perimi yanjye yo gutwara imodoka, nabwiye Tereza mumperekeze, kuko nabonaga abantu bakomeye, abantu rimwe na rimwe navuga ko bazi n'imodoka kundusha, bakora ibizamini inshuro nyinshi. Ariko nkumva njyewe ndashaka perimi nzatangira ubuhamya. Hanyuma mbwira Tereza nti se ubu ntabwo wampa perimi nzatangira ubuhamya nkayita Tereza? Rero nagira ngo mbasangize ko nagiye gukora ikizamini cya perimi, uwo munsi nkahita ngitsinda, ari ubwa mbere ngiye gukora. Usenga kwitanga
Tereza rero yaramfashije mu buzima bwanjye nkiri muto, atuma numva ngize iyo nyota yo kuba umutagatifu, kandi n'ubu ndacyayifite nubwo ntaho ndagera, ariko yatumye numva mfite ibyishimo byo kuba umukristo, kandi nkumva mfite n'ishema ryo kuba umwana wa Kiliziya Gatolika. Nagize amahirwe yo kuvukira muri Kiliziya Gatolika. Tereza rero yanyigishije ko umukobwa wa Kiliziya, numva nkunze Kiliziya yanjye. Hari igihe umuntu aba umukristo ariko ugasanga ntakunze aho ari, rimwe na rimwe bikaba byatuma anishushanya cyangwa se abaho adafite ishema. Njyewe rero Tereza yankundishije Kiliziya Gatolika, kuko iyo ntaba muri Kiliziya Gatolika simba narihaye n'Imana. Nigeze kujya mu ruhango mpura n'umupadiri, arambwira ati se ko mbona ujya mu ruhango ugiye gukora iki? Nawe urashaka ibitangaza? Ndamubwira nti njyewe ngiye mu ruhango gusaba ukwemera no kuzapfa ndi umugatolika. Byaramushekeje cyane, ariko mu by'ukuri nari nkomeje, kuko ukwemera nta muntu ukugeraho umunsi umwe, ni uguhora umuntu agusaba buri munsi. Rero nkagusaba, ariko Tereza yamfashije kuba muri iyo Kiliziya nyikunze, kandi numva ko nanjye hari uruhare nayigiramo kugira ngo Yezu amenyekane. Tereza rero yatumye ngira n'icyifuzo cyo kwiyegurira Imana. Mu ntangiriro abantu bari bazi ko nzaba umukarumelita, kubera ko nakundaga Tereza cyane, kandi namumenye ndi muto, ndetse n'abakarumelita narabakundaga. Ariko maze gusenga no gushishoza, nabonye umuhamagaro wanjye atari wo kuba muri Karumeli, ahubwo nabwiye abakarumelita ko nzaba umuvugabutumwa, nkaba umwogezabutumwa, murikiwe na Tereza w'umwana Yezu. Rero abakarumelita baramperekeje mu butumwa bwanjye, nkaba mbashimira, kandi nkaba nishimiye ko Tereza yageze iwacu mu Rwanda, kuko ni inzozi twamaranye igihe kinini. Kandi Tereza yifuzaga kugera ku isi yose, yifuzaga kuba umumisiyoneri, yifuzaga gutanga ubutumwa ku bato n'abakuru. Nkaba nishimye rero kuba ndi iruhande rwa Tereza, nk'umuntu wamumenye ndi mutoya, ariko akamperekeza kandi agatuma ngira iyo nyota. Tereza rero yamfashije no mu muhamagaro wanjye wo kwiyegurira Imana. Nihaye Imana mu bihe bitoroshye, mu bihe bya Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu gihe njyewe ninjiraga mu biyeguriye Imana, hari abasohokaga, ku buryo abantu bambazaga bati se ugiye gukora iki mu babikira? Ndetse bamwe bakagira ngo nihungabana. Hari n'abigeze kumbwira bati buriya waba warahungabanye ntubimenye. Ariko nibutse ko Tereza nawe yigeze guhungabana, ndavuga nti niba nahungabanye nsanga Imana, ntacyo bitwaye, buriya nagiye ahari umukiro. Tereza rero yamfashije muri iyo nzira yo kwiha Imana. Ntabwo byari byoroshye. Muri 1994 abantu benshi bari bafite ihungabana, ndetse bafite n'ibikomere kubiyeguriye Imana. Ndashimira Tereza ko yankundishije kwiha Imana, nkumva nta gikomere mfite kubihaye Imana, kuko numvaga kuba ngiye kwiha Imana atari umuntu runaka nkurikiye, ahubwo nkurikiye Imana. Kandi ndashimira Imana ko yanyoboye, ubu nkaba ndi uwihaye Imana wishimiye mu muhamagaro we, nubwo ntabwo ndabigeraho ku buryo bwuzuye, ariko ni intambara ya buri munsi. Ariko numva n'uwansubiza kuba mutoya, nakongera ngahitamo kwiyegurira Imana. Tereza rero namugize umurinzi w'umuhamagaro wanjye, aransabira, ndetse no mu murimo wo kogeza ivanjiri yaramfashije cyane, kuko yanyigishije gutinyuka kuvuga Yezu. Ndashimira cyane umupadiri watumye ntinyuka kogeza ivanjiri, wampuje na Tereza. Ndashimira cyane abatumye mpura na Tereza ku buryo bw'umwihariko, bigatuma mukunda, bigatuma mwigana, bigatuma mbasha no kumubwira abandi. Ikindi nuko Tereza yankundishije abanyabyaha, kugirira impuhwe abanyabyaha. Mu myaka ya Jenoside Tereza yanyigishije kugira impuhwe. Ndibuka ndi muri Saint Paul hamwe n'abo twari kumwe, abavandimwe banjye twasenganaga. Kenshi abantu
umuntu uje kukwica, umuntu uje kukugirira nabi, ubundi icyambere cyabanguka ni ukumwanga. Ariko kuko naramenye Imana nkamenya urukundo nyampuhwe Tereza yituyeho Nyagasani, byaramfashije ku buryo no muri jenoside numva nta munsi n'umwe nigeze ngira urwango mu mutima. Ndibuka ko n'interahamwe igihe zazaga twarazisabiraga, tugasaba Imana ngo ntitugire urwango nk'urwo zifite. Ndibuka ko twanasengaga tugasaba Imana ibitangaza, kandi Imana yarabikoze. Sinzibagirwa dusabira Minuari, kandi uwo munsi twatangiye noveni nibwo Minuari yatangiye evacuation, itangira kujyana abantu ibahungisha. Ndibuka ko interahamwe zazaga kwica abantu, tukagerageza gufasha abantu kugira ngo nubwo bapfe ari beza batiyanduje. Sinzibagirwa abantu barimwe twari kumwe muri Saint Paul, bakaza bakambwira bati ubu noneho turiteguye dushobora gupfa. Imana rero yamfashije muri ubwo buzima kugira impuhwe z'umunyabyaha. Ariko na nyuma ya jenoside Tereza ari mu bantu nasabye ko yafasha abanyarwanda ubumwe n'ubwiyunge, ndetse namusaba ko mu Rwanda hatazabaho igihano cyo kwica. Ndashimira Imana rero ko Tereza yamfashije, icyo gihano kikaba cyarakuwe mu mategeko, kikaba kitarigeze cyubahirizwa mu Rwanda, ahubwo abanyarwanda cyangwa kiliziya twese tukaba twifuza ubumwe n'ubwiyunge. Tuzambabarira Yesu Ikindi nuko Tereza yamfashije kugira inshuti zo mu ijuru. Akenshi abantu tuharanira kugira inshuti zo ku isi, ugasanga umuntu arifuza kugira inshuti nyinshi, umuntu arifuza kumenyana n'abantu, ariko ugasanga twifuza gake kugira inshuti zo mu ijuru. Kandi burya kugira inshuti zo mu ijuru ni ukubana n'abatagatifu, twitoza inzira zabo, imigenzo myiza yabo, kuvuga neza kwabo, gukora neza kwabo. Rero Tereza yankundishije ijuru ku buryo na jenoside ibaye abantu bacu bagapfa, ababyeyi, abavandimwe n'inshuti, nagize amahirwe yo kumva ko navuga nk'icya kabiri cy'umutima wanjye gituye mu ijuru, kuko abo nakundaga benshi bariyo. Nkumva rero ijuru rindi hafi. Tereza yakundaga kuvuga ati ijuru ryanjye nzaribaho nkora ibyiza ku isi. Rero Tereza numvise amaye kumva ko ijuru ritari kuri. Ijuru ntago ari ibicu, ijuru rishobora kuba mu mutima wacu. Ijuru riraduherekeza, abatagatifu baraduherekeza, ndetse rimwe na rimwe kubavugisha, kubahamagara, kubasangiza ubuzima turimo, kubabwira amakuru y'ibyo ku isi, kubiyambaza, bikaba inzira imwe mu bituma tubana n'abacu bagiye kandi tubafitiye icyizere. Umuhamagaro wa Tereza ni urukundo. Umunsi umwe yarasenze aravuga ati ndifuza kuba mu mihamagaro yose, kuba wiyeguriye Imana, kuba umupadiri, kuba umubyeyi mu rugo, mbese yifuzaga kuba byose icyarimwe. Ariko amaze gusoma mu ibaruwa ya mbere y'Abanyakorenu umutwe wa 13, aho Pawulo mutagatifu avuga igisingizo cy'urukundo, Tereza ariyemerera aravuga ati noneho umuhamagaro wanjye ndawubonye, ni urukundo. Rero ndumva mu Rwanda rwacu twamusaba urwo rukundo rurenga imipaka, urukundo nyampuhwe yiyeguriye, urukundo rwakira buri wese, urukundo ruvanaho imbogamizi zose, urukundo koko rugera ku mukene, ku mukire, ku munyabyaha, ku ntungane,
urukundo rugera aho isi iterwa inkingi. Icyo narangirizaho ni ugusaba Tereza iyo nyota yo kuba umwogezabutumwa. Tereza yifuzaga kugera mu bihugu byose, ndetse umuntu wari kumwumva icyo gihe ari umukarumelita atarigeze afata indege n'umunsi n'umwe yari kumuseka. Ariko ubu ngubu Tereza yambuka amahanga yose ajyanye inkuru nziza. Ndibwira ko aho Tereza anyuze hadasigara ubusa. Rero Tereza atwigishe kumva ko inkuru nziza itagira umupaka. Rimwe na rimwe abantu batangazwa no kumva uwihaye Imana yogeza ubutumwa ubu n'ubu, ndetse rimwe na rimwe bakakubwira bati nta nubwo wize teolojiya cyangwa se ntabwo wabyigiye nturi umupadiri. Ariko Tereza yamfashije kumva ko ivanjiri nkeneye, kubera ko kwamamaza inkuru nziza ntabwo bigombera amashuri menshi, birumvikana nayo arakenewe, ariko icya mbere ni ukumva urukundo Imana yadukunze. Urwo rukundo rero iyo umaze kurwumva ntabwo warwihererana. Nkaba rero nshimira Imana kuko Tereza atora no mu bantu batoya, mu bantu batize cyane, mu bantu batize indi by'Imana bihambaye, ariko akaduha gutinyuka kwamamaza inkuru nziza. Nkaba rero nanjye numva afite iyo nyota yuko amahanga yose yamenya inkuru nziza, kandi nanjye mbigizemo uruhare. Tereza rero ndamushimira ibyiza byose yanyigishije, kandi nkamusaba ngo amaroza ye nanjye anyigishe kuyatanga, kuko uko Tereza atambutse atanga iroza, ariko natwe akadusigira ubwo butumwa bwo guha abandi amaroza y'urukundo, kugira ngo urukundo rwa Yezu rumenyekane. Tereza yari afite inyota nyinshi yo kugira ngo Yezu amenyekane. Nawe rero mukristo, ntuzigere wicara mu gihe cyose iruhande rwawe hari umuntu utaramenya Yezu, igihe mu rugo rwawe hari umuntu utaramenya Yezu. Tereza yabayeho mu byishimo, yakunze kuba intumwa y'ibyishimo ahereye muri Karumeli. Adufashe rero natwe kuba abantu bishimye bashobora gutanga Imana, abantu abandi babona bakagira ibyishimo byo kubaho. Tereza yapfuye ari mutoya, ariko ubutumwa bwe bwaratangiye kuva apfuye kugeza ubu, kandi aravuga ati kuzageza ku mpera y'isi ndifuza kuba umwogezabutumwa. Aduherekeze rero mu butumwa bwacu, kandi igihugu cyacu agisabire amaroza menshi, agisabire kugira ngo ivanjiri ya Kristo ishinga imizi. Tereza mutagatifu udusabire. umutima wawe